Yes, ndagarutse uyu mwaka kugira ngo tubare amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu mikino. Ikaze mwese kitakundwa bagwa na media mwese dukomeje kubana migana byacu bigiye bitandukanye bikomeza kumutambuka no kuri Rwanda Media. Uyu mwanya ni wamwe mwiza twagarutse kugira ngo tube update amakuru agezweho arimo kuvugwa mu mikino hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko turaza tukibanda tukanatinda cyane muri ekipe y'ingabo z'igihugu, ikipe Nyamukaragina mu kibuga karasa imitutu yite Club Giant, ni ikipe ya APR Football Club. Ni aya makuru arimo kuvuga muri ino kipe, ibintu byakomeye cyane. Uwo bita Tadio Ruwanga yatangaje amagambo akomeye cyane kuri saga yabaye. Uwo bita Muhireke batangaza yuko uwo bita niyo mugabo Jean Claude kapiteni w'ikipe ashobora kuba yavuze yuko uwo bita Tadio Ruwanga engineer ashaka kumwica, ashaka kumuvuna akava mu kibuga muri ekipe Rayon Sport. Rero ni amagambo Muhireke yatangaje avuga yuko uwo bita niyo mugabo Jean Claude yaje kuba abimubwira yuko Tadio Ruwanga ari wo mugambi afite. Se Tadio Ruwanga we yaje kuba atangaza iki? Umukinnyi ukomeye cyane muri no kipe ya APR ndetse akaba n'umukinnyi ukina muri ekipe nationale y'Abagande. Ubwo rero uraza kumenya byinshi uyu mugabo Tadio Ruwanga yaje kuba atanga. Yaciye impaka yerekanye yuko ari umukinnyi ukomeye cyane kandi w'umuhanga. Ubwo rero na byinshi n'andi makuru menshi ari kuvuga muri no kipe ya APR Nyamukaragina mu kibuga karasa imitutu. Turaza kuba tugereramo tukubwire ngo ni biki byifashe muri no kipe, mbese ni biki bimwe birajya mbere muri ino ekipe y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe turi kumwe muri ikiganiro tugwaye ikaze uri kureba neza. Niba warakanze subscribe n'ubu utarakanze subscribe, kande kuri iyo buto ya subscribe. Numara kanda kuri iyo buto ya subscribe ukande ku nzogera bizagufasha kujya ubona notification cyangwa se icyo bita bamenyesha kumenyesha ko hano kuri Rwanda Media tayari ikiganiro kimaze kuba cyagera ukwiye kuba wakireba update zo muri ekipe ya Nyamukaragina mu kibuga karasa imitutu zimaze kwagera kwe kuba wazireba. Ubwo rero tugwaye ikaze wowe dukurikira mu mpande zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda nyine. Ariko wowe turi muri kiganiro nanone like kandi na comment nk'umukunzi wa Nyamukaragina mu kibuga. Murabizi neza tumanura imitima muri comment, turi kwerekana yuko twishimye kandi tumeze neza. Ubwo rero mumanura imitima muri comment, mumanura imitima cyane mumanura imitima maze bundi turebe niba tumeze neza. Ubwo rero wowe uri mu majyaruguru, amajyepfo, Burasirazuba, Uburengera bwajya umujyi wa Kigali muri hanze y'u Rwanda, mwese twaye ikaze hano kuri Rwanda Media. Turabakunda cyane, niyo mpamvu twaye ikaze kugira ngo tubane amakuru agezweho arimo kuvugwa muri ekipe yanyu mukunda Nyamukaragina mu kibuga karasa imitutu iyo bita Club Giant, kipe yambara umukara n'umweru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo kipe rukumbi yonyine hano mu gihugu cy'u Rwanda ifite ibikombe byinshi, niyo mpamvu yitwa Club Giant. Ndabizi neza yuko mufite amatsiko muri benshi. Reka twihute nta gutinda, reka twihute nze mbabwira update zasigezweho nyine amakuru. Uyu mugabo Tadio Ruwanga engineer yaje kuba atangaza kuri uyu mugabo Muhire Keve, umukinnyi ukina muri ekipe ya Rayon Sport, akaba nari we kapiteni. Amagambo yaje kuba atangaza nyine nyuma yuko umukino wahuzaga n'ikipe ya APR waruje kuba urangira. Yaje kuba atangaza amagambo akomeye cyane avuga yuko niyo mugabo Jean Claude kapiteni w'ikipe ya APR yamubwira yuko Tadio Ruwanga ashaka kuba yamuvuna, rero yitware neza kuko ngo bamukeneye ku mukino bafite muri nationali Amavubi. Ubwo rero tukiraho ku Mavubi, mbere yuko tujya kuri ibyo Tadio Ruwanga yaje kubatangaza, tukiri aho ngaho mu Mavubi rwose umutoza ubu ngubu ari kwitegura kuba yagenda akajya mu minsi mikuru iwabo rwose mu Budage. Agiye kuba agenda uno mugabo agiye kuba rwose agenda mu biruhuko, ariko umukino Amavubi ya Shani afitanye na Safdan uzatozwa n'abatoza bamwungirije. Uyu mutoza ubu ngubu uri kwitegura kuba yazinga ibikapu, ariko birateganywa yuko bashaka kugira ngo agende
agende mu biruhuko amaze kumvikana na Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyine ari muri Fegofa. Ubwo rero bashaka kugira ngo ajye mu biruhuko bamaze kuba bakumvikana kugira ngo azagaruke mu kazi agende, ariko kontara ihabaye atazagenda kontara yararangiye agaherayo. Ubwo rero kandi agikenewe muri ekipe nationali Amavubi. Ubwo rero iby'umutoza w'Amavubi ni ibyo ngibyo, ariko si mumwitege mu mikino iri imbere Amavubi agiye kuzakina, haba umukino wo hanze no kwishura biragoye kugira ngo azabe ahari, kuko ashaka kugira ngo ajye mu biruhuko iwabo mu minsi kurira iwabo iminsi mikuru. Ni gutyo byifashe, reka twihute ku cyatuzinduye. Reka nzababwire amakuru agezwa arimo kuvugwa kuri uyu musore bita Tadeo Ruwanga Engineer. Ni midfielder cyangwa se ni umukinnyi ukina mu hagati mu kibuga nka nimero 6 muri ekipe ya APR Football Club. Ni umukinnyi muri no minsi uri kugaragaza yuko afite ubushobozi buhamba kandi ari umukinnyi w'umuhanga bita Tadeo Ruwanga Engineer. Arimo mu kibuga haramo hagati nyine kuri 6. Ni ku mukino wahuje ikipe APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, yarani gukina kuri 6, ariko byagaragaye yuko yari gushondana cyane na Muhire Keve, kandi byagaragaye cyane yuko yasitiye uwo bita Muhire Keve cyane, ntabwo ari kugera kuri Tadeo Ruwanga ngaze kuba yamucika. Rero Muhire Keve muri press conference yaje kwabazwa mbese gushondana kwagaragaye, guhangana kwagaragaye hagati ye na Tadeo Ruwanga byari bishingiye kuki. Muhire Keve avuga ko Tadeo Ruwanga yari afite umugambi wo kumwica, ngati ni inshuti yanjye bisanzwe, ariko yari afite uyu munsi umugambi wo kuba yanyica kugira ngo mvunike mve mu kibuga nsimbugwe. Ngati niko niyo mugabo Jean Claude kapiteni yaje kuba ambwira ekipe, ambwira yuko bankeneye muri ekipe nationale nka kapiteni wabo. Ubwo rero Kevin amagambo yakomeje kugenda atangaza muri no minsi, itangazamakuru kugenda rimwegera cyane akatanga ikagenda avuga cyane, natitondera itangazamakuru nawe uyu muhungu bizaza kurangira nawe birangiye nabi, kuko kwimenyereza itangazamakuru karivugamo n'ibintu bitari byiza cyane biba bibi. Rero Tadeo Ruwanga nk'umusiniya ndetse nk'umukinnyi w'umuhanga cyane aje kuba atangaza amagambo akomeye cyane, namusubiza abazwa ati ngewe ndi umukinnyi ufite experience ikomeye cyane, ndi umukinnyi wakinye mu makipe akomeye cyane uriya mwana atabashije kuba yakinamo. Ati twanahuriye mu gihugu kimwe dukina muri shampiyona imwe. Ati uyu muhungu twaraganiraga Muhire Keve, ati ariko sinzi impamvu yatangaje biriya bintu, ari amagambo avuga ko ngewe nashatse kumwica rwose. Ati ntago ngewe urwego rwanjye ndiho, ntago ndi uwo kujya mu kibuga ngambiriye kuba nakwangiriza undi mukinnyi mugenzi wanjye. Ati sinzi ayo magambo icyo yavugiye, ari amagambo sinzi naho yayakomoye icyatumye abivuga, ati ariko nzi nuko na kapiteni y'umugabo Jean Claude ibyo yashobora kuba yaramubesheye, cyangwa se niyo yaba yarayimubwiye ati ashobora kuba ari mind game kugira ngo bigire ukundi kuntu bigenda. Ariko ntago ngewe ndi umukinnyi uciriritse ku buryo naje mu kibuga mfite umugambi wo kuba nagirira nabi mugenzi wanjye. Ati ngewe amakipe nakiniye ni menshi kandi akomeye cyane hano muri Afurika. Ubwo rero ntago ngewe iyo ntego ariyo narijyanye mu kibuga, ubwo najyanye intego yo gukina neza kandi nkitwara neza kugira ngo ikipe yanjye yitware neza. Ngayo nguko n'amagambo Tadeo Ruwanga yagiye atangaza avuga ko umugambi Muhire Keve yavuze yuko yari afite Tadeo Ruwanga nta na gake rwose, ariko ati yarashaka kumugira nabi, yaramugira nabi, ariko kuba yaravuye mu kibuga atavunitse ni ikimenyetso kigaragaza yuko Tadeo Ruwanga iyo migambi ntayo yari afite kandi nta niyo ateganya. Ati ngewe muri kariyeri yanjye yo gukina umupira ntago mu byo dutozwa namba se mu byo twigishwa mu byo twiga ntago twiga kuvuna abantu, ahubwo twiga gukina umupira no kwataka abantu no kuhagarara neza ku buryo adversaire adashobora kuba yagucika. Na ibyo bindi byo kuvuga ngo navuna umuntu kugira ngo ave mu kibuga ntago umukinnyi w'umunyamwuga ndetse umukinnyi ufite experience nk'iyanjye ari byo yajyana mu kibuga. Ngayo nguko rero nibyo Tadeo Ruwanga yaje kwatangaza kunzi banyamukarira mu kibuga karasa imitutu. Tadeo Ruwanga kuba yarabeshe cyangwa se Muhire Keve kuba yabeshe abakinnyi ba APR, ngibyo uko byaje kuba bigenda. Bwa rero kamashimwe mwese twabanye mu kiganiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.